Yesu ashimwe muraho neza twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye nkuko mubizi cyangwa ikimana kwifuriza no kwagira ubuzima bwuzuye ubuzima bumeze neza ukiri hano mu isi uri umuntu umeze nkuko Imana yifuzaga ko waba we ukora icyo usabwa gukora mu minsi yawe kandi witegura kuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Tujye gutangira ibiganiro byacu ubuzima bwuzuye tumaze iminsi dukora twashingiye ku cyanditswe tubona mu rwandiko rwa 3 rwa Yohana igice cya 1 umurongo wa 2 haravuga ngo ukundwa ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose ube mutaraga nkuko umutima waguwe neza. Nicyo cyifuzo cy'Imana ko wagubwa neza muri byose. Tukibaza ngo ese ngo birashoboka muri iyi si yuzuyemo ikibi yuzuyemo ibintu bigoye, ese birashoboka ko umuntu yagubwa neza? Birashoboka ko umuntu yagubwa neza byibuza ko yakora uruhare rwe akita ku bice byose bimugize. Nkuko tubizi hari uyu muntu ugaragara uri mu kuvugisha umureba ukora ibikorwa, wa muntu ujya gucuruza, wa muntu ujya kwiga, wa muntu urera abana, ariko bifite n'ibindi bice byamwe imbere akenshi tutareba, rimwe na rimwe tutaha agaciro, kandi ari byo bituma kenshi uriya muntu w'inyuma abaho neza. Uyu munsi rero turifuza kuganira ndetse dufite n'umushyitsi tugiye kubereka muri kano kanya kugira ngo atuganirize mu buryo burambuye tumenye uburyo twakwita no kuri uyu muntu wamwe imbere rimwe na rimwe utagaragara. Murabizi kenshi iyo tuganira muri iki kiganiro ubuzima bwuzuye akenshi tuvuga umukristo mu buzima bwe bwa buri munsi, uko akwiriye kuba ameze, uko akwiriye kwibanira we ubwe, uko akwiriye kubanira abandi kugira ngo agire umumaro mu minsi afite, ahagararira ubwami bw'Imana neza. Dukunda no kuvuga ku gice cy'umwuka aho dusabanira n'Imana, dusenga n'ibindi nk'ibyo biri byo gice. Hari ikindi gice rero kenshi tutavugaho birambuye, ariko uyu munsi dufite umuntu w'inzobere cyangwa se umuhanga uri bukituganirizemo. Kuki twifuje kugira kino kiganiro cyane cyane muri iyi minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994? Nuko igihugu cyacu cyahuye n'ikibi kirenze ibindi mu isi, niba ariko navuga cyangwa ariko nakwita jenoside, akaga karenze ibindi bintu bibi bibaho. Hari igishobora kugira ikintu kibi ariko ugahungira ku muvandimwe wawe cyangwa ukajya gusura nyoko wanyu mukaganira mukaruhuka, ariko cyari kibi kiri ku bantu bose udafite naho wahungira. Ikibi gituma umuntu yamburwa ubumuntu, kandi mu bintu by'agaciro dufite harimo kuba ndi umuntu nifite uburenganzira runaka. Jenoside rero yakorewe abatutsi mu mwaka wa 1994 mu Rwanda yamburaga umuntu ubumuntu mu buryo bwimbitse bukabije. Hari inkuru zibasha kuvugwa, hari nizo abakorewe ibyo ngibyo batarashobora kuvuga na n'uyu munsi. Tugize amahirwe yo kwakira umushyitsi yitwa Mudahogora, nifuza ko yatwibwira mu magambo arambuye akatubwira n'uburyo ashobora gufasha icyo gice tugiye kuganiraho. Imana ibaho umugisha mukurikira. Amazina wayavuze icyo nongeraho nuko nanjye ndi umukozi w'Imana, ndi pastor missionnaire abasengera muri Noble Family Church na Women Foundation Ministries, ariko ubusanzwe ntuye Canada maze imyaka 24 ariho ntuye. Nanjye nkaba narokotse jenoside yakorewe abatutsi bavugaga muri iyi minsi niba nakorera mu Rwanda. Akazi nkora rero mfite ibintu byinshi nkora, ndacuruza murimo w'Imana mu butumwa nk'umumisiyoneri, ariko nkaba ndi n'impuguke mu buzima bwo mu mutwe. Mvuga mu buzima bwo mu mutwe kuko burya indwara zo mu mutwe n'ubuzima bwo mu mutwe biratandukanye. Yego. Nishimiye rero kubana namwe munsi. Urakoze cyane. Dutangira tukubaza ibibazo turimo twibaza. Ese umuntu abwirwa n'iki kubwo buzima bwe bwo mu mutwe bwahungabanye? Urabona izi ndwara zindi tuzi zigira ibintu by'ibimenyetso ku buryo uvuga ngo iyo umuntu yagize umuriro, yafite isesembise n'ibindi nk'ibyo bashobora gukeka malaria akajya kwa muganga. Ni iki cyaburira umuntu ngo amenye ko akeneye kugana umuganga wita ku buzima bwo mu mutwe? Urakoze cyane Pastor Hortense, ni ikibazo cyiza ariko ni ikibazo kigari. Ubuzima bwo mu mutwe burya bugira ibice byinshi. Nk'uko ubizi ubwonko ni urugingo rukoze mu buryo bw'ubuhanga. Mu ngingo Imana yaremye urugingo rufite impamvu, rufite umumaro warwo, ariko ubwonko bwo bukoze mu buryo buri complex. Uraza kumubara kuvanga indimi rimwe na rimwe muri akazi kacu kubona amagambo y'Ikinyarwanda biravuna, ariko ubwonko ni urugingo rwongera kugaragaza ubumana, rwongera kugaragaza ko Imana ari Imana, kuko nirwo rugingo ruduha kumenya imibereho, kumenya ibitwegereye uko tubyendereza cyangwa tubiha insobanuro. So ubwonko nibwo bwiga. Iyo ukura uri umwana mutoya ubwonko nibwo bukwigisha. Iyo wiga kuvuga ni ubwonko mu memoire
mama yakubwira ati yego cyangwa guhamagara izina ryawe, burya ubwonko nibwo bufata rya zina ryawe ukakwigisha ko ari izina ryawe. Yego. Kubera ko baguhamagaye kenshi uri umwana muto w'amezi 8-9 ugatangira noneho batajya guhamagara ukibuka ko uhora ubyumva babikora ugahindukira ukareba mbese ko bavuga uti numvise ko mwahamagara. So ubwonko bukora ibintu byinshi cyane. Ubwonko nibwo buduha intekerezo. Ibintu byose dutekereza, ibyo twiga mu mashuri, ubwonko burakora pe. N'izindi ngingo zirakora ariko ntitubibona ibyo zikora. Nk'ubu impyiko ndabizi ko hari ibyo ikora byo gufiltira amaraso n'ibiki byose byo gufiltira imyanda, ariko ntabwo mbibona. Ariko ubwonko bwo ndabubona. Ni ukuvuga rero ngo niyo hari ikitagenda mu bwonko, icyabuhungabanyije, niba hari icyahungabanye nabyo biragaragara. Iyo umuntu avunitse akaguru twese turabibona, agafata imbago tukamufasha, tukamufungurira umuryango, tukamufata akaboko kugira ngo tumusindagize. Ikibazo gikunze kubaho mu bwonko ni uko ibyo bimenyetso by'uko bwahungabanye ntabwo bigaragarira umuntu, ntabwo bigaragara amaso y'abantu. Kereka abo mu bana bari hafi bashobora kubona imyitwarire yawe yahindutse, ikibazo cya comportement, cyangwa se wowe nawe ubwawe ukaba wagirwa ubuntu bwo gusobanukirwa yuko hari ibintu byanditse muri wowe, kuko burya umubiri wo uratubwira. Ariko hari ibyo umubiri tubwira bijyanye n'ubwonko ntitubashe gufata iyo message, ayo makuru ntitubashe kuyafata ngo tuyenterprete, tuyahe igisobanuro. So urambura ibimenyetso ni byinshi cyane, ni byinshi pe, ni byinshi ku buryo ntabwo namubwira ngo hari formule cyangwa se hari uburyo umuntu yabishyira ku murongo. Ariko buriya twese, buri muntu wese ubona hano utabona, isi yose, nta nubwo ari no mu Rwanda gusa, isi yose buri muntu wese afite ikintu arimo adiringa nacyo, ikintu kimuremereye, kuko ubuzima ni uko nguko buzuye stress nyinshi, ibibazo by'ubuzima bwa rusange, ariko n'ibibazo bitugwaho nk'iki cyorezo tutiteguye, tutahamagaye, tutashatse, ukabona bituguyeho. So ubuzima ni uko bumeze. Ujya mu ishuri ukiri mutoya watsindwa ukagira stress. Ubu uri umukozi mu kazi utamitinga deadline kubera ko hari akazi kihutirwa, stress ikagufata. Yemwe nubwo waba wubatse inzu, burya na stress ni positive nziza, stress ikagufata. Niba utegereje umwana, stress ikagufata. Niba ugiye gushyingirwa, stress ikagufata. Niba ugiye kujya mu rugendo, hari nk'ibyo byinshi tubana nabyo. So uko tumenya rero ko umuntu akeneye gufasha, cyangwa se n'abaza kutureba impamvu zituma baza, iyo ibibazo byakurenze ukageza ku rwego utakibasha, birimo bikubangamira mu kazi kawe ka buri munsi. Kwa kundi ubyuka mu gitondo ukumva urwaye umutwe, migraine zigakira, kwa kundi ubyuka mu gitondo ukumva umugongo, ibyo byose buriya bijyanye n'umutwe, byinshi. Hari n'izindi mpamvu ariko byinshi. Kwa kundi wumva ufite agahinda kenshi waryama ntusinzire, kwa kundi ibitekerezo bikubona byinshi waryama ukabura ibitotsi, kwa kundi ujya mu kazi ukumva nta concentration ufite, wajya gukora akantu koroheje gasanzwe ukumva wapi ntabwo bigerayo, ibitekerezo ntibigera ahantu wifuza kugeza. Mu ishuri wicaye urimo gukora ikizami ukumva wapi ibintu byose birahagaze. So hari impamvu nyinshi. Iyo umuntu aje kutureba dukora n'isuzuma, assessment cyangwa evaluation, dukora isuzuma tukamenya ngo uyu muntu byapfiriye hehe, birimo birapfira mu marangamutima, birimo birapfira mu ntekerezo, birimo birapfira mu bundi burwayi runaka. So ubwo rero gusubiza ikibazo cyawe mu buryo bworoheje ni ukuvuga ngo ntabwo navuga ngo ibimenyetso bitangira bitya, kuko abantu baza bari mu rwego rutandukanye. Hari abaza akibasha gufunkisiyona ariko yumva wapi byanze, biraterwa n'ikibazo. Hari ibibazo byo mu rugo by'urushako, hari ibibazo by'urubyaro, hari ibibazo by'akazi, hari ibibazo by'ubukene, hari ibibazo by'uburwayi, ukaba wenda tuvuge bakuzuzumyemo diyabete, ukagira ubwoba bwinshi, ukagishyika cyinshi, ukiheba, noneho bigatuma utabasha kwakira icyo kintu, bigatuma uza kutureba kugira ngo tugufashe. So ubwo rero rwose range nini cyane kuvuga ngo umuntu yaza ameze gute. Gusa hari abaza bafite ibimenyetso byamaze kubarenga, atangiye agira ibyo twita nka panic attacks cyangwa anxiety attacks. Ni ukuvuga ngo umuntu ugera ahantu kubera ibibazo byamubanye byinshi, agatangira kugira umutima ugatera cyane, agatangira kumva mu ntekerezo bitangiye kwivanga, agatangira kumva icyo kimurenze, agatangira kumva mu kuntu cyatangiye kuba byabaye ibiti, intoki n'amano, extremities byabaye ibiti. Hari abantu baza bafite ibyo bimenyetso bya gutyo biba bimaze kuba clinique. Ariko nka stress management, kuvuga ko wajera ikibazo, kuvuga ko wajera
ubwoba, kuvuga uko wahangana n'ikindi kibazo ariko cyakuremereye. Ibyo umuntu arizana tukareba aho bituruka. Rimwe na rimwe ibimenyetso bijya kugaragarira byaramaze kuba bigari cyane mu bwonko, bigasaba rero ko dukora isuzuma rihagije ryo kumenya umuntu background, mbese n'ibyo byaba byamugoye, hanyuma tukamenya ngo indwara niyi, tukamenya n'uko tumufasha. Arakoze Chantal kudusobanurira mu magambo arambuye. Mu muco wacu ndetse nabo turiho nk'abanyarwanda, hari ubwo twibwira yuko kuba umuntu yagana umuntu wita ku buzima bwo mu mutwe ari ikintu cya rix cyangwa se ari ikintu cy'abazungu kitajyanye n'umuco wacu, ariko dukurikije ibyo avuga turareba ko ahubwo biri ngombwa ko umuntu wese yakwita kuri icyo gice. Nk'uko utabana n'igufwa rivunitse ngo ubyihorere kujya kwa muganga, niko n'icyo gice dukwiriye kukitaho. Nkongera nkamubaza, noneho tugize amahirwe, ni umukristo, ni umumisiyoneri, ni umukozi w'Imana, kubihuza n'ubuzima bwa gikristo. Hari igihe umukristo ashobora kwibwira ngo ese ibi bintu gusanga umuganga ufasha umuntu kwita ku buzima bwo mu mutwe, ese sukuta umunyamwuka, ese sukubura kwizera, ibyo bintu babitubwiraho iki? Urakoze cyane. Ni ikibazo nkunze kuganiriza nko mu matorero atandukanye. Ikintu cya wenda ariko mu cyongereza niho binyorohere, spirituality and psychology. Ni ukuvuga ngo imitekerereze ya muntu, uburyo dutekereza, hanyuma noneho ni ukwemera kwacu. Biragoye kubitandukanya, ariko ndabishyira mu magambo yoroshye cyane kugira ngo tubyumve, kuko nagize n'umugisha wo kwiga Bibiliya imyaka 3 hariya muri Canada, bifatanya na psychology. Bivuze ngo hari byinshi bifite aho bihurira ariko binatandukanye. Icya mbere, psychology ni science, ni ubwonko, ni ubumenyi. Kubera ko natanze nk'umutima, umukardiologue, umuspecialiste wo mu mutima ashobora kukubwira uko umutima ukora. Imiti cyangwa se zizamura amaraso, iziyafilitra, iziyagarura, abikubwira pe akagusobanurira inyama y'umutima, akayigusobanurira nawe ukumva urabyumva. Ubwonko rimwe na rimwe ni ikibazo cyo kutamenya, hari ibintu tutabona, bigatuma tutanabyumva. Noneho muri psychology nayo ni science, nayo ni ubumenyi. Ni ukuvuga ngo uko umutima wagira ikibazo, uko igihaha cyagira ikibazo, uko impyiko yagira ikibazo, n'ubwonko bugira ikibazo. Ariko kubera ko wavuze uti society y'Abanyarwanda, akenshi usanga imibereho yacu ya buri munsi no mu muco wacu, ibintu bijyanye na psychology ntabwo tugeze tubitozwa. Ntabwo twabitojwe, kubera ko twari dufite, buriya wavuze jenoside yakorewe Abatutsi, hari ibintu, kubera ko jenoside yadutwaye abantu benshi, hari igihe ibindi jenoside yangije tutajya tubishyiraho tubiha agaciro, kuko hari byinshi ibindi jenoside yangije, ariko kuko twatakaje abantu ntabwo ibindi tubibona. Ariko hari nka icyo bita our social fabric, ni ukuvuga umunyarwanda n'ubunyarwanda. Hari uburyo twari dufite duhangana n'ibibazo nk'ibyo navugaga by'imitekerereze tutarenze kujya kwa muganga. Ni ukuvuga ngo muri community, ndibuka ngiye nkura nako nawe nuko na mama wawe na mama wanjye, ko tuziranye kuva kera, binanezeza cyane dufatanyije platform, dufite n'ibindi tuziranyeho. Wasangaga ari nk'aba social workers bo muri community, ugasanga umugore wagize ikibazo n'umugabo araza yibikira iwacu, cyangwa akajya kwa Mazimpaka, yagerayo bakamushyira mu nzu, bakamutekera icyayi, bakamuha urukundo, bakamuryamisha, bakamwomora, nuko noneho akumva araruhutse. N'abana bakajyaho, abakozi bakabamufasha, twese tukajya kubabisitinga, ariko mama akajya ahantu akaryamishwa akaruhuka, mama akamwegera akamuganiriza. Ariko nyuma ya jenoside bene iyo support ntihari, icyo twita social support ntayihari. Icyo gihe ubwo abapapa bahamagaraga wa mugabo utitwaye neza, bakamuganiriza, bakamuca ikiru, bakanamusaba kwihana no gusaba imbabazi, bigakorwa, umugore agasubira mu rugo ari amahoro. Ariko iyo social network, social fabric, social support ntayigihari. Ni ukuvuga rero ngo uyu munsi, uretse wenda n'ibya post genocide generation cyangwa se n'abayisabayizinze, uyu munsi iyo support ntihari. Niyo mpamvu usanga nk'umumama agira nk'ibibazo bya violence conjugale mu rugo, ku rushako, cyangwa umupapa nabyo birabaho,
akabura aho yerekera. Yego. Uko agenda rero abibika bigeraho bikaba byinshi bikamurenga akaba overwhelmed bigatuma atabasha kugira aho yerekera. Tugarutse rero ku kibazo wambaye ibintu bya sentimental ntawe ujya bivuga mu ijambo rimwe, biragoye cyane rwose. Tugowe neza kandi ndibaza ko abadukurikira barimo basobanukirwa byinshi. Rero nk'ubu spirituality njya nkunda kubona mu matorero iyo umuntu avuze ati ufite agahinda kenshi reka tugusengere tukurambike ibiganza, yababwira ati nuva mu bwonko bwatabutse nta kigenda, bakubita za Bibiliya, waba uhahamutse ugize ibyo twita psychosis nabyo byo kuba detached nk'umuntu wahamutse bakamujya hejuru bamusengera dayimoni musohokemo. Nemera indwara z'imyuka ndazemera cyane ko n'ibintu. Iyo rero wize ibi bintu by'imitekerereze uri n'umukristo birakoroheye kuko hari byinshi wumva umugenzi w'umusaykologist ari umukristo atabasha kumva neza. Indwara z'imyuka ndazemera ariko n'izo ndwara zo mu bwonko ndazemera. Yego. Nawe ikibazo wambaza wavuga uti none se tubibwirwa n'iki? Buriya hari indwara zo mu mutwe zisobanuka, hari n'izo nyine ziteye ibintu byo kuba detached. Kuba detached ni ukuvuga utakiri muri reality y'abandi bantu bari. Ni ukuvuga ngo kundi ubona nk'umuntu ahamutse mu gihe cy'icyunamo, ni ukuvuga ngo yageze ahantu atakaza control y'amarangamutima, atakaza control y'ubwonko, aba detached, ajya mu cyo twita psychosis. Bivuze iki? Bivuze ngo uriya muntu kumutokeshereza amadayimoni ntacyo biri bumufashe. Hari izindi tekinike nyinshi, ahubwo reka mubwire nk'uwahamutse nk'ubu ukamujya hejuru ugatangira gutokesha no gusakuza, ahubwo n'ubu urimo kumusubiza muri handi yabaye yiruka ahunga bamwica kuko aba yasubiye muri bwa buzima yabayemo bwamuteye ya trauma ryahungabana. Iyo rero ugiye kumutsikamira umutokesherezaho usakuza bihinduka noneho uhita ukomfaminga ibyo arimo kubamo. Igihe cy'imiramwe zarasakuzaga urusaku rwinshi, induru nyinshi, amarira menshi, noneho ahita yumva neza, noneho ahita bajite kurushaho agira ngo zirahari noneho. Bivuze iki rero? Bivuze ngo ndibaza ko dukwiriye abantu babyize bazajya bafasha abari abantu mu matorero. Yego. Aho kugira ngo buri mukristo wese agire amarangamutima yo kumva kwihutira ngo tumusengere. Ikindi hari uburyo bworoshye bwo kumva umuntu. Iyo umuntu akubwiye ati niba ufite agahinda kenshi ugatangira kumucira urubanza ubwo nuko udasenga ngo reka dufata imisatsi yo kwiyiriza, ubutaha ntabwo azakubwira ntabyumva. Ahita ahunga kuko ntiwafashe umwanya wo kumwumva. Kandi gusenga no kwiyiriza birafasha, ariko icyo ushaka kukubwira buriya kugira ngo unasenge isengesho ryawe rigire ahantu rigere ugomba kuba ufite ibintu bitatu by'ingenzi. Mu mubiri wawe ugomba kuba uri amahoro, mu mitekerereze no mu myumvire no mu marangamutima ugomba kuba uri amahoro, noneho your soul, roho yawe igomba kuba ifite capacity yo guconnectinga. Yego. Hari ikintu twibagirwa, umuntu utari amahoro mu mubiri nta mahoro mu mutima, gusenga biramugora cyane. Bivuze iki? Bivuze ngo ibyo bintu bitatu bigomba kuba biri ku murongo umwe, biri lined up, byintegrating kugira ngo ubashe. Iyo rero amarangamutima yakubanye menshi n'isengesho ryawe biragoye ko rigira aho rigera. Ushobora kugenda ugasuka amarangamutima imbere y'Imana, ukajya ku karago, ukajya mu cyumba cy'amasengesho, ukajya kanyarira, ukagira gute, ariko iyo amarangamutima yakubanye menshi kugira ngo isengesho rigira ahantu rigera biragoye kuko utangira kuvugana n'Imana amarangamutima akakutanga. Ifa kuba uri mu marangamutima uri stable mu mubiri wawe. Uzarebe iyo warwaye nk'umugongo ugatangira gusenga, ububabare butaking over, ububabare buhita bubitwara bugatangira akaba wumva kurushaho. Wenda ushobora kurira iki byose, ariko abarangamutima urimo gusuka, Imana yo ni Imana izakumva pe. Umwuka wera ngo atunihira iminiho, Imana izakumva. Kandi burya Imana ni Imana yo kwizerwa. Hari ijambo nkunda cyane mu bihe nk'ibi ngibi iyo ndimo kuganiriza abakristo, riri muri Zaburi 24:18 ndetse twabigeze mu Cyongereza nta Bibiliya yanjye cyane, ariko avuga ngo our Lord is close to the broken heart, ngo kandi ngo he saves the crushed spirit. Bivuze iki? Ngo Imana simuka neza kugira ngo bavuga, ariko baravuga ngo Imana yegereye cyane babandi bafite ibikomere by'umutima, ngo kandi isavinga ifasha ngo babandi crushed, ngo imitima ishenjaguritse.
icyo kintu cyonyine nubwo waba utabashije gusenga yego uzi ko Imana yaserutse yego kuko yabonye ko umutima washenjaguritse yabonye ko amagambo yo kwibwira bikugoye kuyafutura ariko Imana iraseruka uko waba umeze kose kondisiyo waba urimo yose bivuze iki rero bivuze ngo kwa kundi tumwunama hejuru duhonda tugira gute dutokesha tuvuga mu ndimi kenshi nibyo bimutraboringa kurushaho. Umuntu ufite umwuka wa discernement, umwuka wo kurobanura, amenya uburwayi bwo mu mutwe akamenya n'uburwayi bw'amadayimoni. Yego. Hari indwara zo mu mutwe zitera biriya bintu byo gutakaza control. Trauma is one of them. Hamuka ni kimwe muri byo. Hari izindi zitwa za schizophrenia, bipolar n'izindi. Umuntu agera akageraho aba detached tukabona ntimukiri kumwe babandi bajye batwara indera ijambo ry'abasazi ntabwo ndikunda cyane ariko abo nibo ugerageza kudiserna iyo umukozi w'Imana uzi ibintu byo mu mutwe ubasha kumenya ngo uyu ni imyuka mibi cyangwa uyu ni science ni ubwonko bwagize ikibazo bwahungabanye. Ubwo rero mu misengere yacu n'abakristo muri rusange ni ukuri n'umuntu aza akakwegera akubwira ati ndumva nagenda ubuzima nabwanze. Mu Kinyarwanda twitira kuvuga ngo ariko se wabuze iki ufite mu rugo ufite akazi keza ufite abana ufite umugabo ufite umugore wabuze iki. Uriya muntu iyo aje akubwira ati birandemereye jya umutega ugutwi kumubwira ngo ibyo nanjye nabinyuzemo twese ko tubayeho ubwo ntiwasenze cyane. Ibyo bintu niba hari ikintu kibabaza umuntu aje akugana ashaka kumwumva ni ibyo byo kumusubiza inyuma kumwumvisha ko wabibayemo kumwumvisha ko twese tubirimo. Hari kenshi rero usanga tubuze icyo tuvuga natwe amarangamutima akatuzamukana tugashaka kuvuga icyo tubonye cyose. Burya gutega umuntu ugutwi ni ngombwa cyane, si ngombwa kwirirwa uvuga uramwumva wakumva ko ari ibintu biremereye nawe udafitiye igisubizo ukavuga ariko nicyo reka dusenge ako nibishoboka uzashake n'umuntu w'umuganga bigufashemo kuko iyo umuntu aje kukubwira ati muganga yasanzemo diyabete yes birababaza bakamuteka twizere Imana ishobora no gukiza diyabete mugasenga ariko kanamubwira uti ugende uriya muganga baguha umuti wo kunywa ariko iyo bayibye mu mutwe ntawe wibuka kubwira ngo ugende uriya muganga ahubwo ati reka dusenge uriya ntabwo wasanze cyane reka dusenge uwo dayimoni urimo guteza ibitekerezo bibi ariko sibyo uriya muntu abababaye abarwaye abavunika abaremerewe kandi kugira ngo abisohore amaze igihe kinini arwana nabyo ajya kubisohora yagerageje uko ashoboye ngo yirwanirire ahindure imitekerereze bikamunanira. Iyo aje gusanga jya umutega ugutwi nubwo utagira ijambo ryo kumubwira umutega ugutwi abone ko uhari presence yawe ubwayo ibihagije kugira ngo ube umuruhuye umutima. So ngira ngo kamegarukirije aho ngaho icyo navuga ni byinshi kuko ubuzima bwo mu mutwe ni ibintu bitugoye cyane nk'abanyarwanda nk'abanyafurika muri rusange kuko hariya mu mahanga cyane cyane mu bihugu by'abazungu babitangira akana gato turiya twana two muri kindergarten mu mashuri y'inshuke bahita bamubwira nihagira umwana ukubabaza mu rugo nibakubabaza ukumva ubabaye jya urebe kanaka arabimenya cyane n'iyo utamurebye neza nyina akavuga ati kanaka yambabaje. Twebwe urinda ukuru ukarinda ukecura utaramenya kumenya amarangamutima yawe bakubwira ngo imfura shinjagira ishira amarira y'umugabo atemba ajya mu nda ibyo byose noneho ukazarangiza byatembye bijya mu nda ariko muri hahandi harako nitabo na box biragenda ukabirunda ahantu kakazuzura bikaguhambuka. Ubu noneho usigaye bibona hari ibyo kubona ukabona umuntu yagize stress bigeraho bikaba byinshi umubiri ukaremererwa pe ukaruha kandi nawe ugakomeza ugapushinga kugeza igihe umubiri ugivuga uti ntibishoboye ugasanga amastroke ugasanga ibintu byinshi. Mbese kwimenya biracyatugoye dufite self care self confidence cyangwa se no kuruhuka kumenya ko umubiri urushye ngo uruhure biracyatugoye kandi twese nubwo twaba dufitemo resilience ikintu cyo kugira ubudahangarwa tubyita buriya ibintu bya resilience nabyo ni ya double tranche biragoye kuko dufite resilience ese koko ni resilience cyangwa nuko ariko twakuze amabura kindi bagukubita bakavuga ati ceceka umugore yajya kubyara bati ntuvuge ntutake ibyo byose sinzi ko resilience cyangwa ariko tuba twararezwe wenda resilience igeraho ikazi kabaye ko mbona abanyarwanda dukunda kwihanganira ibintu n'abanye n'amakominote menshi mbona abanyarwanda dukunda kwihanganira ibintu biremereye ariko icyo nshaka kubwira iriya resilience ubundi ntabwo ijyana na vulnerability ni ukuvuga ngo ubudahangarwa bwacu
vulnerability sinzi ukuntu nabyita mu kinyarwanda ubundi ntibijyana ubudahangarwa iyo bugiye hejuru iyo resilience igiye hejuru vulnerability ijya hasi iyo vulnerability yagiye hejuru resilience ijya hasi twebwe rero tubitwarana hagati bigakurashinga gukomera kwawe no koroha kwawe bikajyana noneho bigakurashinga so yeah. Arakoze Chantal kandi ndizera ko hari icyo urimo gukuramo. Twari tumubajije ngo nk'umukristo se ntibyagara ko hari intege nkeya cyangwa se kubura kwizera, ariko ndibuza ko ubisobanukiwe. Nkuko usanze umuntu wavunitse rwose kumujyana kwa muganga bitaba ikibazo, nkuko atubwiye usanze umuntu akubwira ati ndi mwene se ariko narwaye diabete, murasenga kugira ngo Imana imukize, ariko ntimurekere kujya kwa muganga. Agusanze akubwira ngo ndwaye hypertension, uramubwira ngo komeza ufate imiti hanyuma tunasenga Imana izakugirira neza. Kuki byagera kuri kano gace ko kuvuza umuntu wacu cyangwa se ubuzima bwo mu mutwe kubwitaho tukaba twabona ko bibaye ikibazo. Kandi Chantal aremera ko habaho n'indwara z'imyuka mibi amadayimoni ashobora gutera umuntu, ariko nidufata umwanya wo kureba igikwiriye. Hari ikintu atubwiye kidasaba ubumenyi nk'ubwo afite, gutega amatwi twese twabishobora. Hanyuma wakumva ko hari ikintu ukuyemo ukagira umuntu inama zo gusanga umuganga. Ntago bitwambuye ubunyamwuka, ntibitwambuye kuganirizwa n'Imana, ariko gutega amatwi twese twabishobora. Reka nongere nkubaze ikindi kibazo. Mu muco nyarwanda nko twakomeje kubivugaho habamo guceceka no gutuza. Ese kuba umuntu yafata ibintu byamubayeho byagiye bimubabaza inshuro nyinshi akabiceceka, ndetse kubera wenda na societe yagiye igira ibibazo bitandukanye hakaba gutakariza icyizere mu bantu, ibyo bintu bigira ingaruka zimeze gute ku buryo umuntu areba abantu akavuga ati ngenda ndabona nta muntu n'umwe nabwira, nta muntu nasanga, agahinda n'akanjye nijye wabaye, reka mbyibike uwo mbyicecekere. Byagira ingaruka zimeze gute ku buzima bw'umuntu? Bigira ingaruka nyinshi cyane zinaremereye. Nibyo nakubwiye, buri bwonko ibintu byose ubitsemo bijyamo, yego, ariko bigira aho bigarukira. Yego. Nazo bakana baka box ako ni ka box hari giye kuzura kakarengerwa. Iyo rero wagiye ubika amarangamutima ukagenda uyabika usuppressing bigeraho bikaguturikana. Yego. Ikindi kiza kubaho nuko hari ibyo twita psychosomatization. Ni igihe iyo kaka box kuzuye ibyo umutwe n'amarangamutima byuzuye, noneho bigatangira guspiring over umubiri kugira ngo buriya tubashe gukomeza gufunctioninga. Iyo uri mu kibazo ugakomeza pushinga nk'umubyeyi, tuvuga n'umubyeyi yagize postpartum depression, hari ababyeyi benshi bamara kubyara akagira depression cyangwa agahinda kenshi n'ubwo. Iyo yigize ntanamenye ko ayifite akomeza asunika, ariko ugaterura umwana nta mbaraga ufite zo kumutera, ukamwonsa nta mbaraga ufite zo kumwonsa, ukabyuka nijoro kumuhindura nta mbaraga ufite zo kubikora, ariko ukomeza ugapushinga kuko nta shwa ufite, nta yandi mahitamo ufite. Uriya mubyeyi ageraho bikanga burundu, kuko ntabwo ari ukuvuga ko yanze umwana, ariko afite ikibazo tutabonye, ahubwo ati ese nshaka konsa umwana, ndumva bindemereye, umugabo tugomba kumwonsa, nta mata azajya muri urwo rugo banza wonsa umwana. Umubyeyi agasunika kugera aho byanze. Ikibazo rero bihita bigira ikibazo ku mubiri. Yego. Izo psychosomatization nakubwira, agatangira kudevelopa migraines zidakira, migraine umutwe udakira, akajya kwa muganga bakamuha painkillers, bakamuha ikinini cy'umutwe ukoroha mu minsi 2 ukongera ugatangira gushyashya, abakazamuhereza imbere bakamuhereza muri hemorrhage, bakamunyuza muri iki, ariko bakabura indwara. Umugongo udakira kubera ko ubwonko bwuzuranye amarangamutima byarengewe, none utagiye kugira ikibazo ku mubiri. Burya indwara nyinshi cyane bajya kwa muganga bakabura diagnosis, yego, bakabura prognosis, bakabura ikintu na kimwe, bakajya kugira ati genda wimure tumenye dukize ububabare, nta kindi dufite, utegereze tuzabe turebe. Digestive system burya bafite kungana ngogoro. Digestive system burya irespondinga cyane ku bintu byo mu mutwe, n'igifu. Ibifu byinshi birespondinga ku bintu byo mu mutwe. Noneho ugasanga umuntu biterwa n'ikirere ngiye kubwira. Burya mu bwonko habamo siko nabyita imisemburo, brain chemicals. Iyo uwo mubyeyi akomeza pushinga gutyo kugira ngo umwana areberere umwana, abari kuri ibyo twita adrenaline. Adrenaline ni imisemburo ubwonko bukora cyane kugira ngo bugufashe mu gihe ufite imbaraga nke ukomeze kugenda upushinga. Agera aho rero ya misemburo nayo ikageraho ikivanga. Hari imisemburo myinshi iba mu bwonko ikunda kwivanga cyane mu bihe by'amadepression n'izindi conditions. Ugasanga noneho umubiri nawo utangiye kugira toxicity muri wo,
ese nk'uburozi kuko iriya misemburo ubundi n'Imana nta mugani n'ukuntu ayivuze ukuntu Imana ari fascinating ukuntu yaturemye hari ibintu bikora bikabahora biregereza umwuka duhumeka ugahora uri ku gipimo amaraso akaba ari ku gipimo ibyo bintu byose uko urya ibiryo bikagenda kuzageza ibisohoka n'ibijyaho gutunga bikahora biri ku gipimo izo brain chemicals hari igihe zitaba ku gipimo kubera kondisiyo urimo bigasaba ko urinda kubona muganga kugira ngo uhe imiti yo kugira ngo bisubire ku gipimo bivuze ngo ya adrenaline niyo misemburo yose iragenda igatuma umubiri wawe wose uhinduka iyo uhindutse rero bya bintu wabitse byose biragusarana ukaba ni kwa kundi ubona umuntu yahinduye imyitwarire umuntu witonda atangiye kuba umuntu ugira umushiha urakara vuba ari umuntu wahoraga afite umutima mwiza ukuntu arahindutse niba ari umupapa byamurenze ugasanga atangiye kwiyahuza inzoga kubera ko ntagisinzira ntakibasha kugira gute niba ari umwana muto ubu tunavuga na jenoside yakorewe abatutsi hari ibintu bya trauma transmission abana bagira ihahamuka batarabaye muri jenoside kubera wenda ibyo bakuriyemo n'ababyeyi cyangwa upfubyi ugasanga ibyo tuvuga twebwe twabayemo babihinduye ibyabo bahindutse reservoir y'amateka yacu uwo mwana akagira ibibazo afite imyaka 20, 23 tubimenye atarahari tugatangira kumujajinga ariko byo kujya ku ishuri umwana akabara gafite ko kujya kwiga ko kwegura umutwe umusaya ku musego tukamupushinga reka tugusengere mukamurambika ati ndufite ubwoba manje ufite ubwoba ukabutangiye kumurambikaho ibiganza numaje tubwoba buraturuka byatangiye ryari bimeze gute utangiye kumurambikaho ibiganza kandi Imana ishobora kumufasha muri uwo mwanya ariko bya bindi bimurimo niba byagiye naho bigiye so bisaba rero rwose ko nk'abakristo biba ngombwa ko dutangira kumenya ko ibintu byose bitubaho ntabwo ari imyuka mibi ibintu byose bitubaho si imbaraga nke ibintu byose bitubaho si ibyo twigira si ukwitetesha si ukubura kwizera oya rwose nitugerageze tumenye ko uko umubiri uhinduka niko n'ubwonko buhinduka niko n'amarangamutima ahinduka hari indi mvugo dukunda kugira ngo tubihigiye umuntu akaba afite ikintu kimubabaje ntakivugeho ntashaka uwakimufasha ahubwo ngo tubihigiye niyo turebye ubuzima bwa nyuma ya jenoside uyu munsi hashize imyaka 27 mu mibare n'imyaka myinshi ariko icyo gihe se gishobora gukiza umuntu igihe cyakiza agahinda gakabije umuntu yagize igihe ntabwo gikiza igihe ntigikiza igihe ntabwo gikiza ahubwo icyo igihe gifasha wenda ubwonko bwawe bushobora kunormaliza ya situation bukayigira normal bukanaccepta ko babantu wari ufite icyizere kuzababona bazagaruka cyangwa se bagiye kwisha ahandi hantu bazagaruka turi muri za dinayo icyo byashoboka tubihakana ariko igihe cyo ntigikiza iyo ahubwo bigeze kuri trauma muri ibi turimo kuvuga bijyanye na jenoside yakorewe abatutsi trauma burya uko igihe kigenda niko igenda iba nabi uko igenda iremba iyo ntakikozweho iyo utivuje igenda iremba kandi niko bimeze ukomeretse ukuguru igisebe kikazaho iyo kiretse ntabwo kiri bwume kubera ko wakiretse uracyoza ukacyomora ugashyiraho umuti ugapfuka ni kimwe n'ibindi kuko burya ibijyanye na jenoside na trauma wenda uko imyaka igenda ishira niko bigenda byiyongera kubera iki nyuma ya jenoside nawe bitekereza nanjye n'abandi twari kumwe ntabwo twari dufite n'amarangamutima nta bwoba nta gahinda turibaga dushyingura ndibuka 1994 jenoside ikirangiye 1996 memo twaraga mu misozi tujya gushyingura ugagenda ugashyingura nta gahinda wumvise nta bwoba ukamenya igitenge cya mama wawe ukamenya umwenda ariko nta marangamutima twari kubera iki kubera ko ubwonko bwari muri bya adrenaline nakubwira twari tumeze nk'abari mu kinya uko rero iminsi igenda ishira ikinya kigenda kigushiramo niba wagiye kwa muganga bakakubaga uko icyagenda cyo gushira mu babare bugenda bwiyongera nibwo ugenda wabwumva n'ubwo natwe twari mu kinya none ubu turimo kuva mu kinya niyo mvu usanga abantu benshi bakunda kubaza ngo kuki turimo arimo kwiyongera ngo kandi kera twari amahoro ngo twari turi mu bibazo bikomeye ariko ngo tukanyuramo neza ngo none ngo ubuzima butangiye koroha none tutangiye kugira ibibazo ibyo biri normal ni ibisanzwe cyane kubera ko actually iyo uri mu kibazo kikuremereye nta marangamutima ushobora kugira iyo udafite aho urara udafite icyo kurya udafite icyo kwambara ntushobora gutangira kugira ibibazo ngo ufite ubwoba ufite agahinda no umutwe wawe uri occupied uba uri busy uba ufite ibindi byinshi uhugiyemo kurusha hari ibyo twita hierarchy of Maslow hierarchy ni ukuvuga ngo uko ibintu byangombwa niba ufite aho kuryama niba ufite icyo kurya niba ufite icyo kwambara niba ufite iki niho noneho ahubwo umubiri wawe ufite luxury cyangwa ushobora
kwiyemerera gutekereza ku bindi, kwiyemerera kwitekereza kuko niba wabonye naho kuryama ariko nkeneye n'akamodoka ukibuka ko niba ufite aho kuryama uriho ko umwana muturanye wafite na telefone kandi wowe ntayifite kuko igihe ntayifite ariko waba uraye ntutekereza telefone ariko bagusohoye mu nzu ntutekereza telefone. Bivuze rero ngo ubu noneho twageze mu gihe dushobora no gutuma amarangamutima yacu asohoka. Hari benshi bakunda kubimbaza ati ariko nk'aba bana ubarigira ibiki ko batanabaye muri jenoside? Abana babaye muri jenoside ariko ni reservoir y'amateka yacu kandi mu buryo bwose, kuko ubundi burya trauma akenshi nta nubwo tukura no kwikoresha mu buryo butari ujya kuvuga ngo yayihamukiye mu buryo mureka yewe ntabwo ari byo. Ko trauma it's a medical term, it's a diagnosis. Kuva muganga ataravuga ngo uyu muntu afite trauma, afite PTSD, nta n'umwe jewe nawe twemerewe kuvuga ngo kanda kari yahamukiye. Tuba tumushyizeho label itari kuko kunyura muri jenoside no guhamuka ntacyo bipfana. Yego, mushobora kuba twanyuze muri jenoside turi babiri, nkahamuka we ntuhamuke, kandi burya akababaro ntabwo kajya ku munzani. Tujye dushaka akababaro ku munzani, ugenda aciye muri byinshi abana, wowe abana bahora bafite none se kutumva kuki wigira ibyo wigira. No, ntabwo dushaka akababaro ku munzani, kuko umuntu ababaye tumufasha uko nguko. Njya mbyibuka kera nkigera mu mahanga ndi muri ishuri ryo kuvura indwara zo mu mutwe, bagutwaraga nk'ahantu ho muri stage ukajya kubona kuzaniye ngo umuntu wapfushije pusi, ukajya ukabona ngo umwana ngo yarafite boyfriend ngo amaranye amezi atatu ngo aramudampinga none yashatse kwiyahura. Ukumva ntibikorwa mu Rwanda ahantu hari ibibazo serious like real problems. Mama kera leta itarakora akazi ko tutarabasha kujya mu mutekano ngo tujye muri nyuma tukiri muri bya bindi. System de santé ntabwo yari yabakabaye developed. Icyo gihe umubyeyi yafataga umwana ufite umuriro agakonviriza yabuze n'ikintu cya paracetamol cyo kumuha. Uyu munsi dufite mituweli de santé dushobora kwinjira kwa muganga kuri santé de santé n'ibiki, aho igihe ntabwo byari bihari. Uvuye mu Rwanda ibibazo biri reyeri, abantu bagifite ibisebe by'imihoro birimo bivamo amazi, abagore babaye raped baracyari ku misozi bafite uko bigenza. Ugiye bakubwiye ngo umukecuru ngo ipusi yapfuye none ngo ashatse kwiyahura ngo yicisha inzara. Nigeze kubibwira umusuperviseri wanjye nabwo ariko nimureka agende. Umuntu w'imyaka 44 muravuga ngo tumuhendahende ngo akunde ubuzima amuretse akagenda iyo n'ubundi ko ntacyo asigaje. Ariko yahise avuga ati uzi ko ntazakwemera ko urumeze utyo, ati sinshaka kuzagusinyira ko watsinze stage utaramenya kujera umuntu mu marangamutima ye. Nturebe ikibazo yanyuzemo ahubwo urebe uko cyamwafekisa. Rero it's a learning curve, no kugenda tubyiga buke buke no muri society yacu tukabyiga, aho kugira ngo dutere umuntu amabuye yo kuvuga ngo uriya ibyo yigize ko yigira aritetesha sinzi biki. Oya, tumwegere tumuganirize dusengane tumuhe. Bibiliya yuzuye ibyiringiro. Bibiliya kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa nyuma ni ibyiringiro. Buri gitabo kiza kirimo ibyiringiro. Ijambo rivuga ngo fear not, ntugire ubwoba, ntutinye, ririmo inshuro 660. Ni ukuvuga ngo buri munsi harimo ijambo ryo kugira ngo ntutinye. Bivuze ngo kugera mu mpera z'umwaka tukaba tugifite bya byiringiro byo guhumurizanya, aho kugira ngo tujaje umuntu twongere tumuvictimize uko yari ameze. So ubwo rero ntekereza yuko ntabwo ari byiza gushyira umuntu ku marangamutima, ntabwo ari byiza kuvuga ngo bitangirira bikarangirira uko yiyumva umunsi niko yiyumva. Yego, hari abantu bafite ibitekerezo byo kwiyahura. Yego, ariko ko ari umukristo kandi zo kwiyahura ari icyaha akarwana nabyo akazarwana nabyo kugeza ubwo asohotse no mwitorera akigenda. Yego, tukamuruzinga kubera ko ntitwamwumvise, ntitwamuhaye umwanya, ntitwamweretse urukundo, ntabwo twahabaye. Bijya bimbabaza, bijya bimbabaza umuntu avuye mu itorero kubera ko yumva nta muntu wamwumvise. Rero ni byiza ko wenda gatuma mvuga n'ikindi kintu kiri sensitive. Iyo ndebye ibintu bya jenoside turi mu minsi ijana yo kwibuka, mu itorero hateraniyemo abantu bavuye mu miryango yahigwaga n'abo mu miryango itarahigwaga. Bivuze ngo muri iyi minsi ijana aho umuntu agerageza no arwana no kubabarira, aho umuntu arwana no kugira ngo yiyeze akiranuke, jenoside kuzamubuza ijuru, ntabwo bahora babariye muri iyi si bwa jenoside ngo nurangiza ubure n'ubugingo buhora. Kandi dufite n'ibyiringiro by'uko abo twavuze tuzongera kubabona. Umuntu akabana muri ubwo bwabo uvuga ati none nakwitwaranya sinza mu ijuru abanjye sinongera kubabona. Bivuze ngo iyo mbirebye nkabona abantu bari mu matorero
iyo ndebye icyo uruhande rw'abantu batahigwaga rukora mu gufasha mu isanamitima, hari abatorero babikora, don't get me wrong, ariko nibaza ko twagombye gukora plus, hagombye kubaho plus, nta muntu utazi umuntu wababaye. Kuki abantu bataba open? Niba turi inzandiko zisomwa, kuko udashobora kujya hariya ngo uvuge uti jyewe muri iyi minsi 100 niyemeje kwegera kanaka, niyemeje kumukorera icyo adafite, nazanye itsinda ry'abantu dusengana kugira ngo tumuremere. Ntabwo n'ibyo, ahubwo mbyumva hanze y'amatorero birakorwa, bikanakora pe, bakaremerana bakagira gute, ariko mu matorero ntabwo mbona iryo sanamitima rifite imbaraga zagombye kugira. Birakorwa wenda bikanakorwa mu buryo buri isolated, kuko dufite ubundi kuntu tujya tuvuga ngo icyo ukuboko kw'iburyo kwakoze ibumoso ntikibimenye, ariko ni na byiza ko dusubizamo abantu ibyo byinshi. Hari abantu babana ubwoba, babana n'ubwoba buhoraho, kumwegera ukamubwira uti humura, turi abaturanyi bawe, nta muntu uzagukoraho, ntawe uzakwegera duhari, we are brothers keepers. Icyo kintu kirabuze. Reka dutinyuke niba nubwo waba jenoside itaragukozeho, nubwo waba umuryango wawe wari safe wigira mu gitanda cyawe ukaryama, nubwo waba wowe nta kibazo wagize, ariko egera uwakigize, umwereke ubukristo, umwereke ubuvandimwe. Kuko buriya Bibiliya yewe umurongo fundamental ngenda, nubwo umurongo wose wa Bibiliya ufite imbaraga zawo, ariko itangiriro igice cya 26 Imana ivuga iti reka tureme umuntu asa natwe kandi agenga isi. Ni ukuvuga ngo izo mbaraga nk'abakristo twaraziyambuye zo kugenga isi, ahubwo hari izindi mbaraga zisigaye zigenga isi, ku buryo bivuze ngo niba narahabwa ubutware bwo kugenga isi n'ibirimo byose, Imana yagize nanaduha ubutware bwo mubyite n'amazina, n'izo nyoni muzita amazina, ubwo ni ubutware bukomeye cyane dufite, ubutware bwiyambuye. Ni ukuvuga ngo dufite n'ubutware bwo kuba twafasha mugenzi wacu uhungabanye, ubabaye, uremerewe, tukamuvana hariya hantu tukagera aho tumugeza. Na mbere ko tuvuga ibya santé mentale, reka bugenda kugera hariya yarabanje kwirwanira igihe kirekire, byaranze, hari ibindi byapfuye mbere. Rero ngenda hamagara itorero, we can do better, hari byinshi twakora kugira ngo ntawe uwacu uribamo atuzuye. Bya bitatu navuze, mu mubiri, mu marangamutima no muri our souls, muri roho zacu, mu bugingo bwacu, ntagire umuntu ubaho atuzuye. Hari byinshi twakora pe, hari ibyo tutakoze muri jenoside. Urabizi abatereranywe iwacu bishwe mu kiliziya, abatereranywe nabo basenganaga, birahari, ariko n'uyu munsi hari ibyo twakora. Usanga ngo wenda gukorwa mu muryango, prison worship, sinzi uko bawita, ugasanga ari ijya gukora ako kazi, prison fellowship, ariko si nk'abanyarwanda umutima dufite Imana muri twebwe, yaturemye muri ya shusho yayo. Niba hari ibyo twaferinze, kuki umunsi tudashobora gupikinga up ngo tubashe ku birambabaza pastor, birambabaza. Nibaza ko mwitoro tugifite akazi. Reka buri muntu wese ufite umutima wa kimuntu ahe agaciro umubabaro wa buri muntu. Yigeze kuduha urugero rw'ura mukecuru wari wapfushije ipusi ye, ariko reka umubabaro wa buri muntu we kuba wawitwaraho nkaho ntacyo uvuze, kuko n'uburyo turemye ntabwo ibintu bitubabaza mu buryo bumwe. Ngiye nshobora gupfusha umuntu nkabyihanganira, undi yapfusha umuntu nawe akenda gupfana nawe, agahinda kakamurenga. Duhe uburemere umubabaro wa buri muntu tugannye ufite. Ni ukuvuga ngo umuntu wese ufite umuntu yaba igice cy'ubuvuzi buvura undi muntu, byibuza kumutega amatwi, kumushyigikira aho ashoboye. Nongere ngaruke kuri iki ngiki Santa, udufashe kucyumva kugira ngo n'abadukurikira hagire ikintu gihinduka mu bitekerereze yabo. Kuki umuntu uganye psychologue cyangwa umuganga ufasha ubuzima bw'umutwe, kuki tumubona nk'aho ari ikigwari? Kuki tubyita ubugwari? Ndetse n'amaklinika agerageza kujya ahantu hatanga privacy kugira ngo umuntu batabona umuntu uganayo, kandi umuntu agiye kwivuza diabete, hypertension n'ibindi byose ni ibisanzwe. Ubwo buzima bwo mu mutwe ko nabwo ari ubuzima bukeneye kwitabwaho. Tubigenze gute kugira ngo twe gufata nk'umuntu ugiye kwa muganga nk'aho ari ikigwari, tumushyire ku ruhande ukuntu? Niya myumvire ijyanye ku muco wacu, niya myumvire ijyanye ku bintu byinshi mu society. Yemwe ntabwo no mu Rwanda gusa, no muri Afurika muri rusange hari stigma, hari stigma ku kijyanye na santé mentale. Niwumva n'ibyo bibazo by'abazungu ibihugu byateye imbere baracyafite stigma. Bivuze ngo hari akantu ko kumva ko kubera ko ubwonko bwo budukontorora, hari akantu ko kumva ko twatakaje control y'ubwonko,
tuba twatsinzwe, ni byose byapfuye, tuba twaneshejwe, ariko ni imyumvire itariyo, kuri twe pastor, ni imyumvire itariyo. Reka duhindure ubuzima bwo mu mutwe ntaho buhuriye n'imbaraga z'umuntu. Njya mbibona ugasanga ngo nta mugabo ugomba kugaragaza imbaraga nkeya z'uko ibitekerezo byamurenze, usanga ntabwo kantu ka stigma ko kumva ko sante mentale ntabwo tifata nkaho hari abameretse gutanga ikiganiro usanga nta nubwo bari bazi yuko ikibazo cya addiction cyo kubatwa n'ibiyobyabwenge cyangwa n'inzoga ko ari ikibazo cy'indwara zo mu mutwe. bazi ko ari umuntu wabaye ikirara, bataravugisha ukuri, burya hari icyo bipfana. Batizera ngo umuntu ashobora kujya kwa muganga akavurwa cyane, ariko ugasanga ni amakuru mashyashya kuri bo. Rero nagira ngo mbwire abadukurikiye yuko ikibazo cyo mu mutwe ntaho gihuriye, ubuzima bwo mu mutwe ntaho buhuriye n'imbaraga z'umuntu, ntaho bihuriye. si ubugwari, ntabwo ari ugutsindwa, ntabwo ari ukuneshwa, ntabwo ari ukuba ikivume, ntabwo ari ibyo byose twibwira reka tubihindure. Kandi ari mwese muhura n'abantu n'abadukurikiye, twese tube ambassadors, tugerageze kuba brothers and sisters keepers. Nubona mugenzi wawe arimo akubwira ko agowe cyangwa agaragaza imyitwarire itamusanzweho, hariho ukuntu usanga umuntu yasa ngo ari umuntu uri sociable, asabana, akunda abantu, ukajya ukunda ukuntu ara withdrawing, avuye muri community muri society, kaka group yabagamo akavuyemo ariherere, twese tukamuha distance ngo ubwo ngo ntago akivugana n'abantu cyangwa se yagize ngo twese yaratwanze turatelefona ntafite telefone, twaba nashaka kugera ahantu atabasha no gufata telefone, igasonuka yireba ukabura n'imbaraga zamura utugira telefone, cyangwa se ukanamuruka ngo tusiwe ndamubwira uko niyumva ntashobora kunyumva, reka mwihorere. None ugasanga turamujudginga ko ya withdrawing from the society, tutarimo kureba ikirimo kubimutera. Reka tugerageze kwegerana, buri muntu wese abe ijisho rya mugenzi we. Muri Canada iwacu mu Mdme hari bita ngo neighborhood watch, bivuze ngo buri muneighbor nubwo mutavugana, nubwo mutazanye mutaziranye, ariko arakureberera. Abazi abantu batamuri urwo rugo yarabacuzeranye, ariko nahaje indi sura nshyashya mudahari, akamenya ko hari ikibazo. Yabona umuntu wegereye imodoka yawe atamuzi barwo, akamenya ko ashobora no guhita ahamagara polisi. Ariko twebwe usanga buri wese arimo aripfaho, wagira impanuka ukabona umuntu w'inshuti mwegeranye cyangwa muturanye akagufasha, ku buryo ikibazo kikubayeho wari buvuga ati ariko uyu munsi ntabwo wari umeze neza, ntabwo urege abantu umeze neza pe, ntabwo umeze nk'uko wari usanzwe, nibura n'icyo mukakiganira, mugasangira icyayi. Uretse ko ubona covid yatumye tujya muri social distancing tutakibasha gusabana cyane, ariko burya gusabana no muri covid ntabwo ari uku isolating gusa, ushobora no gusabana uri kuri telefone. Zoom zarabyoroheje, amagurupe menshi kuri WhatsApp ahurira kuri Zoom, amafamiye ahurira kuri Zoom. Bivuze ngo gusabana si kujya muri social isolation, ntabwo kujya mu cyumba ngo uryame wifungirane, no, ibyo bivuze ikindi, ariko dushobora gusabana tutanahuye face to face. Wowe udukurikira kandi ufite ubumuntu bijisho bamaboko ashobora kuramira undi muntu, wamubera umuti, mwaganira, wanamugira inama yo kugana umuganga igihe ubona ko bikwiriye kujya kwa muganga. Ikindi navuga tukiri aha ngaha, impamvu dukora ibiganiro nk'ibi ngibi, yego turi mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yabaye mu Rwanda yakorewe abatutsi 1994, ariko kandi n'imibare y'abantu biyahura uziko no mu Rwanda nabwo imaze kuzamuka, kandi ni kimwe mu bimenyetso by'umuntu utakurikiranywe ngo ubuzima bwe mu mutwe bwitabweho hakiri kare, akaba yarinda hageraho yiyambura ubuzima. Rero si ikiganiro cyo gupfa ubusa, si ukubura kwizera nko twabivuze, si ugutakaza umwanya, ahubwo turi mu isi ifite ibibazo byinshi, ariko kandi abantu bafatanyije bishobora kugira igaruriro. Tukiri rero mu bigendanye na jenoside, hari ikibazo nifuza kukubaza cy'urundi ruhande. Urabona jenoside yabaye mu Rwanda ikorerwa abatutsi, hari abantu bishwaga mu bwoko bw'abatutsi, hari abandi bantu wenda baticwaga, wenda bari mu bwoko bw'abahutu tubivuze mu mazina yabyo, hari interamwe zicaga. Izo interamwe zicaga zabaga zivuka mu miryango runaka, kandi atari ko bose babaye interamwe cyangwa se babaye abicanyi. Ni ukuvuga ngo ushobora kugira umuvandimwe wabaye umwicanyi, papa wawe cyangwa mama wawe akaba umwicanyi, ariko wowe utarabigizemo uruhare, utaranabishaka, utaranabyifuza, uragerageje gukora uko ushoboye nubwo guhisha umuntu bitari byoroshye cyangwa se kumutabara. Iryo pfunwe noneho umuntu azanirwa no kuvukana n'umuntu w'umuhemu cyangwa kubyarwa n'umuhemu, ndetse ukumva wasiba nk'izina ryawe rikava muri uwo muryango. Icyo kintu umuntu akibana ate, agikira ate, ko nacyo giteye ubwoba? Dufite byinshi. Buriya jenoside ngira ngo nicyo cyaha cy'indengakamere, kuko ntabwo cyica gusa, ntabwo cyica uwayibayemo, cyica
n'abatayibayemo yego kikangiza byinshi. Kimwe n'icyo uvuze cya conflict of identity. Burya iyo umuntu abayeho yibaza imivukire n'imikorere n'imibereho ye, biranatugora burya muri therapy biratugora kudiringa n'uwo muntu kurusha umuntu warwaye depression adafite ikibazo cyo mu myemerere cyo mu mivukire. Uvuze ipfunwe ry'abakomoka wenda ku bakoze amahano, ariko hari n'ikindi uzi ko abantu bakoze amahano ntabwo bigeze bagira n'umutima wo guhisha abana babo. Abana babikoze abana bari ku misozi babibona, umwana w'imyaka 5 kugera kuri 15 gutyo, bamwe bakanabafosinga. Ndabyibuka nigeze nganira n'umuntu w'umunazi, nta nubwo yari umunazi, yari umudage utari umunazi, yari afite imyaka 15. Noneho igihe abanazi bicaga abayahudi, yari umwana w'imyaka 15 ari hanze, baramukurura bamujyana kwica atazi niyo bigana, yarasohotse by'amatsiko, baramujyana. Twahuye afite imyaka 84. Nakoraga mu ndwara mu kazi k'aba bafite ziriya ndwara zo kwibagirwa za dementia, demence na Alzheimer disease. Yabaye ubuzima bwe bwose kuva kuri iyo myaka bamuforsinze kujya gusunika abantu muri za chambers n'ahandi, ntiyigeze avuga ibanga. Nta muntu n'umwe yigeze abwira ibyo yabayemo, n'umwe mu isi ya muntu. Noneho aza kugera igihe ararwara, agira desidratation, ajya mu byo twita delirium, bituma ubwonko bwawe bujya ahandi hantu. Aho bwagiye nta handi, bwagiye mu kuvuga ibyo yabayemo, ariko ntarimo kubibamo. Nimundeke, ntabwo ndi umunazi, sinshaka kwica. Nyuma y'imyaka 40, nyuma y'imyaka ntiyigeze abwira. Yari afite abana n'umugore. Yabaye hari umuntu ugira comportement zidasanzwe, imyitwarire idasanzwe, ntibamenye impamvu, akasinda, akarwana, noneho ntibamenye impamvu, kandi nawe yarabibanye kuko byari bimuteye isoni. Amaze kugera muri iyo state nibwo yatangiye kubivuga, famiye ijya yamenya kuko ntibabivuga bazi ko ari umuntu mubi gusa w'umunyamahanga. Icyo nshaka kuvuga ni iki, amaze kuva muri iyo state ya delirium, kubera ko nakoranaga n'iyo famiye kubera ikibazo cyo kwibagirwa, nagiye kumuganiriza, ambwira ibyo byose, agahinda yabanye nako, ambwira byose. Bivuze ngo yarabibitse kuko yari umwana, akajya yumva ari shame. Ariko uyu munsi twebwe ntabwo biragera mu myaka 70-80 jenoside ibaye, haracyari kare. Dufite abana bari ku misozi bafite memory yuko niba mwari ku misozi muturanye, abana barakina, barasangira, saa sita zigeze bose bajya mu rugo rumwe bakarya, baranarara. Bivuze ngo hari umwana w'inshuti yawe close magara, iyo ni case nigeze guhura nayo, wishwe n'umuntu w'umuryango wawe. Uwo mwana yarabibonye, uwo nguwo utariga yarabibonye. Mbere ko uwo munsi uwo mwana abana atari icyo gihe. Hari burya na human development, hari imikurire y'umuntu, imyaka 5 kugera ku myaka 12 n'imyaka critical, aho umuntu aba ari muri self discovery, umenya icyo uri cyo, umenya umuri we, umenya umuryango wawe, umenya abakuri hafi, nibwo utangira kumenya cousins, nibwo umuhungu atangira kumenya ko ari umuhungu, umukobwa akamenya ko ari umukobwa. N'igihe ubwonko buba burimo guforminga ibintu, ni age critique. Burya no mu buzima busanzwe, n'impamvu ngira ngo nyakubahwa Mdme First Lady niwe nkunda kumva bivuga ati amakimbirane mu muryango ntabwo ari meza ku bana. Nibyo abana bangirikiye muri iriya age, baba muri dysfunctional families, harimo violence n'ibiki, bari abana iyo bamaze gukura birabagaruka. Rero ibyo wambazaga nibyo nakubwira ko post genocide generation yaba ari abahigwaga, abatarahigwaga, yemwe n'abana bavuye hanze batandukanye, iyo trauma transmission bose barayibana mu nzego zitandukanye. Wenda warakuze uri imfubyi, ugakorera mu muryango nubwo yaba yarabonye ibiremereye, wowe hari ibintu byagiye byiyongeraho nyuma y'imibereho mibi cyane nyuma yaho, wenda uwundi atanyuzemo. Ariko rero icyo nshaka kuvuga mu buryo bw'amarangamutima, bose bari troubled, bose bari broken, bose bari wounded. Bivuze ngo mu gushaka ubufasha mu itorero cyangwa mu bihugukiwe mu buryo bw'abaganga, nta kintu cyagombye gutangira umuntu kujya kuvuga umuntu. Abo bana uyu munsi bafite imyaka 33-35 barimo barashaka, barimo barabyara abandi, ukajya kuvuga umuntu ngo muri Rwamagana yishe umugore we nawe ariyica,
bose byavuye kuki nticyaba ari cya gikomere cyamubaye mu myaka miremire kugeza aho atakibasha no kwihangana yumva ibyo byakemura ikibazo ni ukurangiza ubuzima bwe kandi n'uwari afitanye ikibazo yumva ko afite ikibazo akaburangiza rero ubwo ibyo byo kwiyahura bitangirira agatekerezo gatoya ugatangira wanga ubuzima hari ibyo twita distorted thought distortion ugasanga ibitekerezo byabaye altered byahindutse burundu ntabwo itekereza nk'abantu ashobora kubona izuba riva we kubwo akabona ari igihu cy'imvura ashobora kubona ibiryo byiza bakumva ntacyo bivuze ashobora kubona ukamugira neza uko ushoboye kose ariko kubera ko mu ntekerezo yamaze kujya ahantu kure aho twita dark place nta cyiza kibona muri iyi si icyiza arimo kubona ni uko ubuzima bwe yaburangiza uwo muntu yageze aho ngaho ntatwegere usanga ari ibibazo kuko kwivanayo biragoye kandi iyo yabizanye rimwe ntabone ubufasha n'ubutaha biragaruka ku buryo usanga ikibazo cy'abana batekereza kwiyahura sinakubwira ngo imibare ko ntayo mfite abagerageza kwihemukira abikata kandi ibyo bavuga ngo mu byo mu bazungu burya siyanse ni siyanse ubwonko bwacu ko bukora niko n'ubw'abazungu bukora twenda tuba mu bitekerezo bitandukanye ndetse bafite ibyabo bibazo usanga sante mentale baba ari nyinshi cyane kandi bafite ubufasha ariko kubera ko nyine n'ibibazo byabo na stress yaho nayo iri hejuru cyane kurenza yacu ubwo byose bigenda biri proportionnel bivuze rero ngo abana bose b'abanyarwanda ba post genocide generation bakeneye support hari abamaze kugira courage bakaza no kuyishaka dufite kanyinshi ubu noneho minisiteri y'ubuzima yanoroheje ibintu byo muri sante mentale bashyize no kuri za poste de santé hari umuntu ushinzwe ubuzima bwo mu mutwe no ku bitaro hari departement zishinzwe ubuzima bwo mu mutwe ubufasha burahari ariko ubu noneho naho abanyarwanda bo gufunguka mu mutwe ngira ngo ni ibiganiro n'icyo nabo binagamije kuvanaho ya stigma no kugira ngo umuntu wese yibone hari urugero dutanga umuntu akazibonamo bivuze ngo nugira ibimenyetso ubona gerageza ushaka ubufasha kandi ntabwo bivuga ngo nuwarokotse jenoside n'utarayirokotse nuwatahutse avuye umubabaro wose ni umubabaro reka kugira akantu kamwe Hortense uzi ko iyo tuvuga ibintu bya trauma transmission umaze gutanga ikiganiro ahantu mu ishuri ryo mu Butaliyani turi kuvuga ku bintu bya trauma transmission tuvuga case za holocaust tuvuga case nzakubwira case yacu uzi ko ababyeyi bacu burya bari first hand survivors bo mu 1959 bakuriye muri ibyo tubikuriramo trauma transmission twabanaga nayo ariko nyuma biza no guhinduka tubona no first hand survivors none turimo turahererekanya n'urubyaro rwacu bivuze ngo niba tutagerageje gushyira imbaraga ubu ngo duhagarike urwo ruhererekane ni ukuvuga ngo n'abo tubyara n'abo bazabyara bizakomeza guhererekana uyu munsi mu bayahudi baracyafitemo icyo kintu cy'uko imyaka 70 generation y'abana bavuka ubu kubera ko babonye grandma wabo cyangwa bumvise amateka ya grandma biracyafite ukuntu bafiteho impact ariko se nk'abanyarwanda niki twakora kugira ngo duhagarike urwo ruhererekane niba twaragize umubabaro upiesinga umutima wacu wa wundi utumena umutima noneho tugerageze aho tubyaye be kuzagenda bahitamo guhererekanya rwa trauma transmission dukire kugira ngo nabo tuzabyara bazabe bafite ubuzima bwo mu mutwe rero nubwo kwitabwaho nk'uko buri gace kose katugize gakeneye kwitabwaho nubwo nibaza ko bukwiriye no kwitabwaho cyane cyane kuko buragenga ibindi bice byose bitugize nicyo ibiganiro nk'ibi ngibi biba bimaze no kugira ngo wiyumve hanyuma ube n'ijisho rireba mugenzi wawe umuturanyi wawe umuvandimwe wawe ugira icyo ubikoraho tugira icyo dukiza ngo Chantal arangije avuga kugira ngo twebwe dukire tubashe no gukiza urubyaro rukurikiraho cyangwa se abana bacu nkubaza iki ngiki tugana ku musozo ese hari icyo twakwita wenda nka success stories cyangwa se amakuru meza y'ibyiringiro uru Rwanda rwabayemo ibintu bikomeye tugarutse kuri jenoside nubwo isi itarekera gutanga ibibi cyangwa se gukorerwamo ibibi ariko u Rwanda rwabayemo ibintu bikomeye aho umubyeyi ashobora kuba yarafashwe ku ngufu n'abantu atazi hakavamo umwana uwo mwana akaza atazi se ari umwana wibutsanye n'ikibazo yahuye nacyo n'ibindi biteye ubwoba gufata ku ngufu mu buryo butandukanye ibintu abantu batarabasha kuvuga hari abantu benshi bagifite ibintu nyuma y'imyaka 27 batarabasha kuvuga yabonye ibyo bakorera umubyeyi we umuvandimwe we n'ibindi hari abantu bahise banga ubuzima bariho uyu munsi bariga barakora ariko banze ubuzima bamwe baravuga ati nta mpamvu yo kubyara ejo bitazongera nta mpamvu y'iki nta mpamvu yo kwiga cyane n'umundi abo bantu ese hari ibyiringiro ukurikije ibyo wize n'Imana wizera hari ibyiringiro wavuga iki aho ngaho ibyiringiro birahari yego icyo njya mbwira abantu nubwo watugeraho urembye gute
ibyiringiro birahari. Mbabazwa cyane n'abatatugeraho kurenza abatugeraho. Yego. Uwatugezeho dukora ibishoboka pe, dukora ibishoboka tugafatanya inzego nyinshi zitandukanye, abari ba therapist, aba psychiatrist, hari inzego nyinshi zitandukanye zishobora gufasha umuntu. Uwateye intambwe akatugeraho, uwo tuba tuzi ko ni nka kwa kundi ubona ubwato burimo kurohama, hakaba umwe ufata ku gitsinsi cya papyrus, ukavuga turiya wararokotse reka tugere kumurohore, ugasigara ubabazwa na wa wundi utarimo kubona. Yego. Natwe niko bimeze. Niyo bavuze ngo hari uwiyahuye, umutima uva mu gitero kuva. Yego. Uyu nawe yo mpura nawe mbere kubera ko we did not do our job. Yego. Ugatangira kugira ikintu cya capability cyo kwishinja. So uwatugezeho rero success story ni nyinshi rwose, nuko wenda tugifite iyo stigma yuko nta muntu ushobora kuza ngo testify ngo yewe narafashijwe ubu ndamahoro ndaryama ngasinzira, inzoga naraziretse, bimeze gute. Ntashobora turacyafite icyo kintu cya stigma, unatinya no kwigaragaza ko waba warakoresheje n'izo serivisi cyangwa se ufata imiti ya antidepressant. Ni ibintu biri normal cyane mu bindi bihugu. So ibyiringiro rero birahari uko ubu ngubu nta muntu ukicwa na diyabete, yemwe na sida ntawe ikica. Imiti isigaye rwose ifasha abantu, ukazabaho ubuzima n'undi wari kuzabaho bwose, imyaka ukayimara rwose 30 40 ukayimara, ukazenda ugera mu busaza bwawe amahoro. N'ibindi ni nk'uko nguko. Yego. Santé mentale irakira. Hari conditions ziba ziri permanent, ariko nazo tukagufasha kuzimanaginga, ukabana nazo amahoro, ugakora ukiga, ukaba umupapa mwiza, ukaba mama mwiza, ukabasha no kugira ikindi wamarira society. Ariko ikimbabaza umuntu kujya agenda muri addiction ukabona umuntu neza ko afite ibibazo akeneye help. Ugibona no ku ba YouTubers, ugibona n'ahantu henshi, ugibona gihe tutarajya muri guma mu rugo hakiri ya gahunda yagera y'amahoro, urabona ko hari umuntu uvuga ati nkeneye help ni mu ntabana. Ariko ntago turi mobilize enough kugira ngo tumenye ngo umuntu akeneye ubufasha. Bivuze rero ngo uwateye intambwe akatugeraho, haba kuri iyo centre de santé, kuko nko muri clinique aho nkoraho turanishyuza, ariko hari n'izindi serivisi zitishyuza, cyangwa se na assessment gusa ukamenya ngo mpagaze gute. Umuntu avuga ati dore icyo mbonye nyuma yuko muhuye, hari ibi n'ibi, dore icyo wakora n'iki, ariko urahitamo. Iyo byose birashoboka, ariko abantu bari cinga out. Nta mpamvu yo kubana n'igikomere, nta mpamvu yo kubaho urushye uremerewe, kuko biturushya ni byinshi. Ariko noneho niba byagaragaye ko warushye, gerageza ushaka ubufasha. Ukabona umumama n'abana batoya arimo arastrugglinga, arara adasinziriye, ariko mu gitondo akabyuka akimakiya, agakomeza nko nta kibazo, agatwara abana ku ishuri, akajya mu kazi, yagera mu nzira mu modoka akabreakinga down, cyangwa akibagirwa yaragiye, umupapa akaba ku kazi yashyizemo akabaraga kenshi kugeza nimugoroba ahuye na kakayoga ke kugira ngo yimve ko umutwe ya relaxinga, kandi kari akayoga arakanywa ari icupa rimwe n'amacupa abiri, birangire noneho uko yamurelaxingaga mu bitekereza kumva araruhutse, kamwe nikaba kagikora kuko umubiri wawe udevelop ikintu cya resistance, nikabe kagikora akaba na dutanu tugikora, ukabona papa aragiye, kandi papa uretse n'abagore babaho, tuba tumutakaje mu buryo bwinshi, tuba tumutakaje ku buzima bwe, tuba tumutakaje ku buzima bwa society. Yari afite akazi akora, agakontributinga ku muryango, agakontributinga ku gihugu. Iyo rero tutamwegereye hakiri kare ngo tumugarure, usanga tutakaje mu buryo bwinshi. Tumutakaje nk'umuntu, ariko n'utumutakaje nka added value. Nyakubahwa Perezida Repubulika no kunda kuvuga ibintu bya human capital. Buri munyarwanda wese afite uruhare mu kubaka igihugu. N'umwe ugiye muri addiction n'uri wawa rwose, icyo twifuza no kuba neza akaza akakontributinga ku gihugu. Kuba byamunaniye ntabwo ari amakosa ye, kuko biza tubibona, bizamuka buhoro buhoro umuntu abireba, ukabimenya ko umuntu arimo ajya mu nzira zitari zo, ariko approach dukoresha kugira ngo tubagarure ikaba itariyo. Ugasanga umubyeyi ngo yirukanye umwana, urirukana umwana arimo ufite ikibazo cy'urumogi, ufite ikibazo cya addiction, umuhereje he? Noneho umushyize yari hanze, ibyamubase bimubona, apfire kimwe. Ugasanga umwana atashye adandabirana, ntiyariye, aho wamwigishije ngo igikombe cy'amata aruhuke, cyangwa se umuryamishe
ugasanga umfunyiza umuryango akaba yicaye imbere y'umuryango. Duhinduke ikibazo cya santé mentale kirahari, ntabwo ari ibintu bishyashya kuko buriya nyankunda buriya ngo u Rwanda ntabwo ruri muri vacuum, tubaho mu isi, none isi yabaye umudugudu. Abana barimo barareba ibyo kuri social media, barareba uko muri Amerika babayeho, barareba uko mu Burayi babayeho. Ejo nahoze numva nsaba amakuru mu Buyapani bashyizeho minisitiri ushinzwe santé mentale, kurwanya ubwigunge, kuko bafite minisiteri ya santé isanzwe y'ubuzima, ariko ntibashyizeho n'ishinzwe ibibazo byo mu mutwe kugira ngo kuba babonaga ko kimaze kuba ikibazo kirenze. Rero nidukanguke twumve ko iba ahandi mu isi bitatubaho. Isi yabaye umudugudu, abana bacu baratembera, barajya kwiga hirya no hino, bakagaruka mu Rwanda bakagira ibyo bigayo, yagaruka wawe kugira ngo umwigireho n'ibyo yize, ugatangira ibyo si umuco. Ntabwo atako numva ndushyira ufite n'agahinda, uwo si umuco. Ubwo nibyo wigiye mu bazungu, ku buryo kugeza ubwo umwana ashobora no kuza kureba muri clinique ahubwo ati ibibazo mfite ntabwo nshobora kuganira n'umubyeyi wanjye, ntashobora kunyumva, ahubwo asubiza hasi kurushaho akanjaginga ngo nibyo nigize, ngo nigize ibiki, ngo ati sishobora kubimuganiriza. Rero niduhinduke twumve ko ibibazo biba mu mahanga natwe tubigira, ibibazo biba mu bazungu natwe dufite umubiri nk'uwabo, dufite amaraso agenda kimwe, ubwonko bukora kimwe, nuko buzajya twirabura bagatukura, ariko nta nicyo binavuze kuko uruhu rw'inyuma ntabwo ariko dutermina aho turi imbere muri twebwe. So reka rero dushyiremo imbaraga, ni ukuri duhugurane, dushake amakuru, twegera abafite ubumenyi baduhugure ku buryo ikibazo cya santé mentale tukinoromalize. Yego, nibuka kera nkigera muri Canada imyaka 20 n'ingahe, ntawavuga kanseri mu izina, bavuga ngo ni sea world. Ntawashaka kuvuga kanseri, yari gifite stigma yo kuva ko warwaye kanseri, kumva n'ibindi kumva urapfuye bise birangira, ubuzima burahagaze, n'umuryango kumva ufite ikintu cy'icyacu cyo kumva ko yarwaje umuntu kanseri. Uyu munsi kanseri yabaye normal, umuntu wese aravuga ati narwaye kanseri, byangenze gutya, n'iza prostate barazivuga, n'izo muri uterus barazivuga. Nta kintu gifite stigma kuri kanseri kuko twamenye ko ni indwara utihamagarira, ni indwara utagira gute, ariko n'ubuzima bwo mu mutwe ni kimwe. Uyu munsi turacyafite stigma, ariko reka tuyirwanye kugira ngo umunyarwanda abe ari umunyarwanda wuzuye, atari umunyarwanda w'igice, atari umunyarwanda ugaragaza, buriya dukunda image, ugaragaza image hanze nagira mu rugo aba ari umunyarwanda uri broken, kuma ngo ugaragara nk'umuntu w'igitangaza, nijoro upfuye, nijoro uri umuntu upfuye. Reka tugerageze rwose tube balanced, twite ku buzima bwacu bw'umubiri, twite n'ubw'imbere, n'umuntu w'imbere, twite n'ubwo mu mutwe. Chantal arakoze cyane, reka tusoze. Byari byiza kandi hari icyo bitwongereye mu by'ukuri. Impamvu y'iki kiganiro ni nk'ubukangurambaga, cyongereza ngira ngo bavuga awareness. Yego, ni nk'ibyo ngibyo, ni ubukangurambaga kugira ngo umuntu amenye ngo ubuzima bwo mutwe burahari, turabufite, ni ubwacu, tubusigasire, tuburwaneho, kandi dutume na bagenzi bacu batangirika duhari, ngo agende agere kure, agereho bigiye kuba ubuzima bwe bwose ari ku miti, kandi wenda yari bugire igaruriro, byari kugira aho bigarurikira. Rero twishyira abantu mu kato, twireba abantu nk'aho ibintu byacitse, nitwumve ko ari ubuzima kandi bukeneye kwitabwaho, kandi twese turabufite, nitubwiteho aho bishoboka. Ikindi, inkuru nziza ni uko ubuyobozi bw'igihugu cyangwa ishami rishinzwe ubuvuzi, niba ariko twavuga minisante, bagerageje gushyira umuganga wita ku buzima bwo mu mutwe ku bitaro byose byo muri iki gihugu. Hariho n'amaklinika ari privé, yego, no masantere de santé, hariho amaklinika ari privé nk'aho Chantal akora n'ahandi, yewe hari na minisiteri zibikorera ubuntu. Njyewe ndazizi, ukeneye kugira icyo umenya rwose watwandikira tukakubwira. Ubuzima bwo mu mutwe nubwo kwitabwaho, tukagira ibyo dukiza. Agahinda kose gafite uburemere ku buzima bw'ugafite. We kuvuga ngo asikuse buriya n'ibyo yigiye ko nabiciyemo ntagire icyo bintwara, oya, nabyo bifite uburemere kandi hari icyo twakiza. Hari ikintu kimwe dusigarana kitasaba kwiga mu mashuri nka Chantal yize n'abandi bakora kimwe nk'ibyo akora, gutega amatwi, kuba ijisho rireba mugenzi wawe. Imana ibaho umugisha. Reka turangize dusenga. Mu bintu byazanye Yesu akivuga misiyo yamuzanye, yaravuze ngo harimo no gukiza imvune zo mu mutima, gukiza imitima ishenjaguritse. Mu bintu Imana yitayeho nuko twagira imitima mizima. Chantal igeze kugakomozaho, biragoye ko umuntu yasenga ngo asabane n'Imana umutima uvunaguritse, agahinda kamwuzuye, atameze neza, umuntu wese wuzuye. Rero mu bintu Imana yitayeho harimo n'ubuzima bwo mu mutwe. Hariho iyo mibereho yo mu mutwe ikaba mizima, ukabana n'Imana neza, ukagirira umumaro umuryango wawe. Hanyuma turekeraho guca imanza. Umuntu wishoye mu nzoga cyangwa wishoye mu kindi kintu kibi cyari cyo cyose, hari ikintu cyabimuteye, yibwira ko inzoga zamubera ubuhungiro. Imana niyo buhungiro, nk'uko Imana yatanze abaganga bashobora kuvura amagufa, niko Imana yatanze n'abaganga bashobora kwita ku buzima bwo mu mutwe, bakabusigasira, ibintu byose bikaba amahoro. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro,
turagushimye ko udukunda, imigambi yawe kuri twebwe ni myiza, ni wowe utanga ubwenge, ni wowe utanga ubumenyi. Turagushimira ku bwa Chantal n'abandi bantu bose bakora umurimo nk'uyu nguyu. Turagushimira kandi ko wamwimenyekanishije Uwiteka Mana Nyiringabo, agakoresha ubwenge akuye mu ishuri, agasengera abamugana Uwiteka we, maze umuntu akaba muzima agakira rwose. Tukweretse rero abana bawe, abakobwa bawe n'abahungu bawe hirya no hino mu isi, harimo abafite ibi bibazo mwami, ubuzima bwo mu mutwe bwahungabanye. Turasenze kugira ngo ubasange, ubatinyure, abagomba kugana abaganga babagane, abari barabibitse kuvuga ngo niko bimeze nta muntu wo kwizerwa nabwira, batinyuke bagira umuntu bareba bamusange. Urakoze kandi ko ukiza, ugahera mu mizi ugakiza buri kibazo. Iyi si yuzuye ibintu byinshi bigoye, ibibazo kandi ntibizigera birangira. Ntabwo bivuga ngo umuntu umwe ngo yagize ikintu kibi nta kindi kibi kizamubaho, ariko ujya utanga imbaraga, ugatanga n'ubwenge buciye mu baganga, umuntu akaba amahoro, akaba muzima. Tuguhaye icyubahiro mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana ibahe umugisha, mwagize neza kubana natwe mu kiganiro. Chantal urakoze cyane, Imana iguhe umugisha.